No pes ndagushimiye ko ukunda ibiganiro tugezeho umunsi ku munsi nyemera akanya nk'akanga ikaze muri kiganiro tugiye kubanamo muri aka kanya. Ibuka ko izi ni stories zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho zirimo inyigisho zigiye zitandukanye. Icyo usabwa no kuba wakanze subscribe gusa ugakanda no ukazogera kugira ngo amakuru yose kugira ngo story yose tuzayadushyiraho ujye uyibonera ku gihe kandi ako kanya tukishyiraho. Nyemera rero nkubwire nti izi ni stories tugiye kujya tubaha zirimo inyigisho zigiye zitandukanye. Niba utarakanda subscribe ni wo mwanya mwiza kugira ngo kanda subscribe kugira ngo atazagira story nimwe igucika, kugira ngo atazagira inama nimwe igucika iturutse muri story. Nyemera rero dutangirane story. Uyu munsi dufite story ivuga ngo cyangwa se umutwe kugira ngo ingamiya 17 n'abavandimwe batatu. Isomo turi bukure muri story nuko ibibazo byose bigira ibisubizo. Hanyuma abantu bakunda kumva banasoma reka twatangiye. Habaye umugabo wari utunze ingamiya 17 akaba afite n'abana batatu. Izo ngamiya nizo zavagamo amafaranga yo gutunga uwo muryango. Hanyuma igihe kimwe uwo mubyeyi aza gupfa, aza kwitaba Imana. Nuko abana be baramushyingura, imihango yose irangiye yo gushyingura, nuko basanga mu kabati yabasigiyemo agapapuro kanditseho uburyo bazagabanya izo ngamiya 17. Mwibuke ko za 17 bakimara kubisoma byarabacanze cyane kuko basanze umwana wa mbere yemerewe ingamiya 1/2 cy'ingamiya zose, umwana wa kabiri yemerewe 1/3 cy'ingamiya zose, hanyuma umwana wa nyuma yemerewe 1/9 cy'ingamiya zose. Bamaze iminsi babyigaho cyane, bamaze iminsi babitekerezaho cyane, ariko biranga birabacanga, birabayobera babura uburyo babigabana, babura icyo bakora. Niko baje kwigira inama, begera umusaza wo muri quartier, begereye umusaza w'inararibonye aho bari batuye. Bamusobanuriye uko papa wabo yasize byanditse byose. Hanyuma kibimusobanurira umusaza byumva kare, ahita batuma za ngamiya 17 baragenda barazimuzanira. Birangije uwo musaza w'inararibonye afata ingamiya imwe yari yitungiye ayongera ku ngamiya 17 zihinduka 18. Abwira umwana wa mbere gusoma icyo se yasize amugeneye. Umwana wa mbere arasoma ati papa yasize angeneye ingamiya 1/2 cy'ingamiya zose. Umusaza ahera ko aramubwira ati rero 1/2 cy'ingamiya zose ubwo ngubwo ni ingamiya 9. Arongera afata umwana wa kabiri aramubaza ati se umugabane wawe wo ni uwuhe? Umwana wa kabiri ati umugabane wanjye ni 1/3 cy'ingamiya zose. Ubwo 1/3 cy'ingamiya zose ni ingamiya 6. Umusaza yihuse cyane agera ku mwana wa gatatu aramubaza ati se wowe ingamiya zawe wagenewe zingana zite? Umwana wa gatatu ati jewe ingamiya bangeneye ni ingamiya 1/9 cyangwa se 1/9 cy'ingamiya zose. Umusaza yihuse cyane aramubwira ati rero 1/9 cy'ingamiya zose ubwo ni ingamiya 2. Nuko umusaza rwose ako kanya abarangije guca urubanza, abarangije kugabanya ingamiya babana. Uribuka ko ni ingamiya 9 yahaye umwana wa mbere, ni ingamiya 6 yahaye umwana wa kabiri, ni ingamiya 2 yahaye umwana wa gatatu, zose hamwe zikaba ingamiya 17. Birangije rero umusaza yaje gusubirana ingamiya ye imwe yari isagutse ku ngamiya 18 kuko ni ingamiya ye yari yongeyeho. Nuko rero isomo dukuramo hano harava amasomo menshi. Hano twakwigiramo ibintu byinshi, hano twakwigiramo ibintu birenze kimwe. Gukura ni iki? Kuri wowe gukura ni iki? Ibuka gukanda subscribe, like, share na comment. Gukura ni iki? Mu ijambo rimwe gukura ni iki? Cyangwa se ubwenge ni iki? Subiza ikibazo kimwe muri ibyo ngibyo maze dukomeze twumve turebere hamwe amasomo yose. Nuvuga ngo muri story tugiye kwigiramo ibi bikurikira. Gukura ntabwo ari imyaka, ahubwo ni ibyo ushoboye gukora. 2, buri kibazo kigira igisubizo kirenze kimwe. Muribuka ko ingamiya 17 ubwabyo
ni igiharwe ntago wabonamo kimwe cya kabiri bidasabye ngo imwe uyibage. Ariko umusaza yaravuze ati nzanira izo ngamiya 17, arangije ashyiraho ingamiya ye ziba 18. Ahera karavuga ati rero ingamiya kimwe cya kabiri cy'ingamiya zose ubwo ni ingamiya 9. Umwana wa mbere ati sava. Akomeza ku mwana wa kabiri aramubwira ati kimwe cya gatatu cy'ingamiya zose atubwo ni ingamiya 6. Akomeza ku mwana wa gatatu aramubaza ati ingamiya zawe ni zingahe? Ati ni kimwe cy'9. Atubwo kimwe cy'9 cy'ingamiya 18 ni ingamiya 2. Birangira umusaza abisoje gutyo, birangira urubanza ruciye gutyo, birangira agabanyije abana gutyo. Ibuka gukanda subscribe no kutarakanda subscribe, sangiza abagenzi bawe iyi nkuru. Niba hari ikintu yabafasha, ibuka gutanga igitekerezo kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Mutubwire ubutaha icyo twavugaho. Iyi ni No Best TV. No Best TV. No Best TV. Hello once again. For those who like English, I was talking about 70 camels and 3 children, or 3 sons. Once upon a time, there existed a father of 3 sons, or 3 children. The father had 17 camels. After several days, he passed away. Then, after the whole process, after funeral, the 3 sons saw a letter talking about how they will share 17 camels. They read where one found that he will get a knife of the camels. The second child or son found that he will get a third of the camels. The third child got that he will get a half of the camels. They did